kuturema ku ishusho yawe. Abana b'abantu twagucumuyeho turayangiza, ariko tugushimira cyane kutadutaye cyangwa ngo turimbure, ahubwo muri Kristo Yesu ko waducunguye, izina rye nirihabwe icyubahiro. Wakoze byose kugira ngo tubone ubugingo buhoraho, uduhe ijambo ryawe ndetse uduha na Mwuka Wera kugira ngo ajye aritwigisha, tugusobanurire, adutere imbaraga n'umwete. Umwanya nk'uyu nguyu turasenze kugira ngo Mwuka Wera amanukire ku bana natwe, ubwo tugiye kwigira ijambo amanukire kuri dusobanurira, arivomere mu mitima yacu kugira ngo kuri uriya munsi tuzishimire ko gusanganira twishimye. Tukugireho umugisha muri uyu mwanya mu izina rya Yesu, amen. Mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere uhereye ku murongo wa 4 twabonye amagambo meza avuga ngo nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, atahubwo murindire ibyo data yasezeranije, ibyo nababwiye. Arakomeza ati kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa iki? Muzabatirishwa Mwuka Wera. Mbese ni iki Yesu yasezeraniye abigishwa be bagombaga gutegereza? Ni Umwuka Wera. Icyo natwe nicyo dusabwa gutegereza. Ndetse muri Luka igice cya 11 umurongo wa 11 tugeze ku murongo wa 13 batubwiye amagambo akomeye atwibutsa uburyo tuzi guha abana bacu ibyiza. Ahari twahasoma Luka igice cya 11, abafite Bibiliya tujyane. Luka 11 turahera ku murongo wa 11. Hari amagambo avuga ngo mbese ninde muri mwe ufite umwana yamusaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa ifu akamuha inzoka, cyangwa yamusaba igi akamuha sikorupiyo? None se ko tuzi cyangwa ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so mu ijuru ntazarushaho rwose guha Umwuka Wera abamumusabye? Iri somo ririmo isezerano ko nidusenga twizeye tugasaba Umwuka Wera, Imana izamuduha ku rugero rungana iki? Rushyitse. Ngo mbese Imana ishaka ko ugira Umwuka Wera ku rugero rungana iki? Ishaka ko tugira Umwuka Wera ku rugero rushyitse. Ikibazo ahubwo nuko hari cyaba ari twebwe tudasaba uwo mwuka kugira ngo amanukire mu mitima yacu. Ariko hari iyi minsi 10 irasiga natwe tumaze gutera ikirenge mu cy'intumwa, kuko birashoboka. Ese ntibishoboka? Hepfo umwanditsi yatangiye avuga ngo ni amagambo akuye mu gitabo cya Ellen White cyitwa Insights from Ellen White, ngo uko niko Imana ishobora gukora mu buryo bukomeye igihe abantu bitanze kugira ngo babarurwe na Mwuka Muziranenge. Isezerano ryo guhabwa Mwuka Muziranenge ntabwo ryahawe ab'igihe runaka cyangwa ubwoko runaka. Kristo yavuze ko imbaraga mvajuru ya Mwuka we yagombaga kubana n'abayoboke be kugeza ku mperuka. Kandi imperuka tuzi neza ko itaraba. Kuva ku munsi wa Pentekote kugeza ubu, umufasha yohererejwe abantu bose biyeguriye Imana n'umurimo wayo batizigamye. Abantu bose biyeguriye Kristo nk'umukiza wabo bwite. Mwuka Muziranenge yabajeho nk'umujyanama, abazaho nk'uweza, ndetse abazaho nk'umuyobozi n'umuhamya. Uko abizera barushijeho kujya bagendana n'Imana, niko barushijeho guhamya urukundo rw'umucunguzi wabo n'ubuntu bwe bukiza, beruye kandi bafite imbaraga. Abagabo n'abagore bashimishijwe no kubona Mwuka Muziranenge mu mibereho yabo mu binyejana byinshi by'itotezwa n'igeragezwa. Bahagaze nk'ibyitegererezo n'ibitangarirwa mu isi. Bagaragarije imbaraga ihindura y'urukundo rwaducunguye imbere y'abamarayika n'abantu. Ayo magambo agaragara mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa
kuri paje ya 33. Ni igihamya gikomeye. Ahari aba bagabo n'abagore ubanza nabo bari baragize iminsi 10 yo gusenga nk'iyi ngiyi natwe dufite, bakiga ibyabaye ku ntumwa, bakiga uburyo bagiye mu cyumba cyo hejuru bagasenga bashikamye, bakihana ibyaha byabo, bagasukirwa Mwuka Wera. Ni ingero nziza zabayeho mu mibereho natwe abo muri iki gihe dushobora kwigiraho. Kandi tubwirwa yuko iminsi twebwe tubayemo ya nyuma atari yo izatworohera. Ese ni izatworohera? Ngo abagabo n'abagore bashimishijwe no kubana na Mwuka Muziranenge mu mibereho yabo mu binyejana byinshi. Ubwo ni ibinyejana byatambutse. Mu binyejana byinshi byitotezwa n'igeragezwa, ngo bahagaze nk'ibyitegererezo n'ibitangarirwa mu isi. Bagaragarije imbaraga ihindura y'urukundo rwaducunguye imbere y'abamarayika n'abantu. Iki natwe nicyo tugize gute? Natwe nicyo duhamagarirwa. Iyi mbaraga bari barakiriye. Hejuru twasomye amagambo atubwira ko Kristo yayitanze kugeza ku mperuka y'isi. Nanjye nawe nidusenga tugasaba Imana tuzayisukirwa, kandi natwe tuzagera ikirenge mu cyabangaba mu izina rya Yesu. Icyifuzo isengesho rikwiye kwibandaho. Muri iki cyigisho baduhayemo ibyifuzo bitatu dushobora kwibandaho mu gihe turaba dufashe umwanya w'itsinda rya babiri turi gusenga. Icyifuzo cya mbere turagisanga kuri paje 28. Hano hasi hari amagambo avuga ngo saba Imana iguha impano ya Mwuka Wera irenze ibyo wigeze uhabwa byose. Ubwo turi buza kugira umwanya wo gusengera mu matsinda, iki kintu tuze kukizirikana. Gusaba Imana ngo iduhe impano ya Mwuka Wera irenze ibyo twigeze kugira gute? Guhabwa. Uza kugisengera muri iryo tsinda aza gufatanya n'iki kiri kuri paje 29 kivuga ngo nimusengere hamwe musabe Imana yoherereze Mwuka Wera umuntu wese uri mu bagize umuryango. Dusabire n'imiryango yacu n'inshuti zacu. Abo nabo ubwo turi buze kujya mu matsinda nabo ntituze kubibagirwa. Nasaba kandi ko uyu yaza no gusengera n'ubundi icyo tubona kuri paje ya 31 kivuga ngo nimusengere mu matsinda ya 2 cyangwa 3, ariko musabe guhabwa Mwuka Wera atwuzuza imbaraga zo kwihana bigize gute? Byuzuye, kugira ngo ducika ku kintu cyose cyahindanya umubano dufitanye n'Imana. Ducika ku kintu cyose cyagira gute? Cyahindanya umubano dufitanye n'Imana. Ibyo bintu ubwo turi buze kujya mu matsinda, uwa mbere aze kubizirikana, undi nawe mu kanya turaza kubona ibyo ari buzirikane. Kuri paje 29 n'ubundi badusabye kugaruka kuri rya somo ryo muri Luka igice cya 11 twibanda ku murongo wa 13. Ahari amagambo avuga ngo none se ko muzi guha abana banyu ibyiza, ko muri babi kandi muri babi, so mu ijuru ntazarushaho rwose guha Umwuka Wera abagize gute? Abamumusabye. Bivuze ngo mu gihe turaba turi gusenga nidusaba uyu mwuka, iri somo riduha isezerano ko nta gushidikanya n'ubundi natwe dushobora kuwakira. Ndetse baduhaye n'irindi somo riboneka muri Matayo igice cya 7 uhereye ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 8, ahavuga ngo musabe muzagira gute? Muzahabwa, mushake muzabona. Matayo ahari twahasoma abafite Bibiliya badafite ibitabo, duhuriye muri Matayo igice cya 7 duhere ku murongo wa 7 tugeze ku murongo wa 8. Hari amagambo meza avuga ngo musabe
muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba agira gute? Ahabwa, ushatse abona, kandi n'ukomanze agira gute? Akingurirwe. Aya masomo twayaherewe iki? Twayaherewe kugira ngo ubwo turi buze gufata wa mwanya dusabe twizeye ko tugiye kugira gute? Tugiye guhabwa. Ndetse umwanditsi yaranditse ngo mbese ni iki Yesu aturarikira gukora muri aya masomo? Ni ukugira gute? Ni ugusaba. Tugasaba twizeye kandi tugahabwa. Igihe gito cyari gishize ntikigeze gihindura isezerano Kristo yasezeranyije abigishwa be ryo kubohereza Mwuka Muziranenge nk'umuhagarariye. Ese niba aba bigishwa baramuhawe, twebwe n'iki cyatuma tutamuhabwa? Ntabwo Imana ari ihagarika isukwa ry'ubutunzi bw'ubuntu bwayo ku bantu, oya. Niba gusohora kw'iri sezerano kutagaragara nk'uko byakagombye kuba, biterwa n'uko iryo sezerano ridahabwa agaciro nk'uko byari bikwiye. Ni twebwe tudaha isezerano iki? Agaciro. Ntabwo ari uko Imana yo ititeguye gusuka Mwuka wayo ku bwoko bwayo, ngo ntabwo Imana ari ihagarika isukwa ry'ubutunzi bw'ubuntu bwayo ku bantu. Niba gusohora kw'iri sezerano kutagaragara nk'uko byagombye kuba, biterwa n'uko iryo sezerano ridahabwa agaciro nk'uko byari bikwiye. Iyo aba bantu bose babishakaga bakuzuzwa Mwuka, aho ariho hose gukenera Mwuka Muziranenge ari ingingo itekerezwaho buhoro, aho Mwuka Muziranenge ari ingingo itekerezwaho buhoro, hagaragara amapfa, hakagaragara umwijima, ndetse hakagaragara kugwa no gupfa mu by'umwuka. Igihe cyose duhanze amaso ibintu bidafite umumaro, imbaraga mvajuru ikenewe mu gukura, mu kugubwa neza, irakenewe mu gukura ndetse no mu kugubwa neza kw'itorero. Ngo kandi yagombaga kuzana n'indi migisha, imbaraga mvajuru yagombaga kuzana n'indi migisha irabura, nubwo yatanzwe ku rwego rutagira akagero. Aha reka dusubiremo aya magambo ngo igihe cyose duhanze amaso ibintu bidafite umumaro, imbaraga mvajuru ikenewe mu gukura, ikenewe mu kugubwa neza kw'itorero, kandi yagombaga kuzana n'imigisha, iyo mbaraga irabura nubwo yatanzwe ku rugero rushyitse. Ahangaha ku rugero rutagira akagero. Aha turararikirwa kudahanga amaso ku bintu bidafite iki? Bidafite umumaro. Mu yandi magambo ni ukudahanga amaso iby'isi. Ngo imitima yacu tuyihange ku by'isi aba ari byo tugira nyambere, ahubwo turararikirwa kuyihanga ku Mana kugira ngo dusabe gusukirwa Mwuka Wera, kuko tuzi neza ko yatanzwe ku rugero rushyitse. Twihuse kuri paji ya 30 hagaragara ikindi cyifuzo nifuje ko umuntu wa kabiri ari busengere ubwo turi bujye mu matsinda. Badusabye gukora amatsinda ya babiri. Uwa mbere twabonye ibyo yaza kwibandaho, uwa kabiri nawe yakwibanda kuri ibi bintu bitatu twahawe kuri iyi paji ya 30. Baduhaye amasomo yo mu gitabo cya Yakobo. Irya mbere riboneka muri Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 17. Abafite Bibiliya twihuse, Yakobo igice cya mbere umurongo wa 17. Hari amagambo avuga ngo gutanga kose kwiza n'impano yose itunganye rwose nibyo biva mu ijuru, bimanuka bituruka kuri se w'imicyo udahinduka, cyangwa ngo agere n'igicucu cyo kugira gute? Cyo guhinduka.
baradusabye ngo senga Imana amasengesho ayishimira ko ariyo ugaba impano nziza zingana iki zose. Uza gusenga wa kabiri aza kwibanda kuri iki kintu, gusenga amasengesho ashimira Imana ko ariyo itugabira mwuka muziranenge. Icya mbere ni ukuyishimira. Ikindi ari bwibandeho ni Yakobo, tugisanga muri Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 21, ahari amagambo avuga ngo ubwo bimeze bityo mwiyambura imyanda yose n'ububi busaze, mwakirane ubugwaneza ijambo ryatewe muri mwe ribasha gukiza ubugingo bwanyu. Turasabwa gusenga dusaba Imana ngo isuke mwuka wera mu ijambo ryayo ndetse no mu mibereho yacu. Saba Imana iguha umutima wo kumvira, kuyikurikira. Kandi umuntu wese 21 ni saba Imana iguhe guca bugufi n'imbaraga bikuvana mu bunyantege nke bwawe. Aho ni Yakobo 1:21. Noneho Yakobo 1:22 ho hari amagambo avuga ngo ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo atari ugupfa kuryumva gusa tugira gute twishuka. Baturarekeye gusenga dusaba Imana ngo isuke mwuka wayo no mu ijambo ryayo. Icya mbere gusenga dusaba Imana tuyishimira uburyo itanga mwuka wayo. Kabiri gusaba guca bugufi n'imbaraga bituvana mu bunyantege nke bwacu. Gatatu gusaba Imana kugira ngo isukire na mwuka wera mu ijambo ryayo maze tubashe kuryakira. Izi ngingo uko ari 3 ubwo tuza kujya mu matsinda n'ubundi tuze kuzibandaho, ahari ubwo turaza kuzizirikana twihuse. Barongeye hasi batugarurira n'ubundi muri devoir twahawe ejo twari twatahanye umukoro uvuga ngo saba Imana ikwereka umuntu ukeneye yuko umugaragariza urukundo, ukeneye yuko umugaragariza ubugwaneza, ukeneye yuko umugaragariza icyubahiro n'imbabazi kurusha abandi mu mibereho yawe. Gukurikira inzira ya mwuka wera akuyobore kugira ngo ugere kuri uwo muntu. Sinzi niba uyu mukoro twatahanye ejo niba hari uwaba yawukozeho. Iki cyigisho giteguye mu buryo buri munsi dutahana umukoro, n'uyu munsi turubuze kuwutahana. Ese hari uwaba yasabiye iki kintu Imana ikaba yamweretse uwo muntu agomba kugaragariza ubugwaneza? Kare uwakiriye abashyitsi yakiriye nta mushyitsi urahagera. Iki cyaturarikiraga kuba twazanye abashyitsi. Ese hari umuntu wazanye umushyitsi wasenze Imana ikaba yamuyoboye kuri uwo muntu, uyu munsi akaba yamuzanye? Ahari ubanza nta byabayeho, ariko uyu munsi umukoro turi buze gutahana muze kwihangana tuwukoreho kugira ngo ejo nubwo nitwongera guhura ahari tuzagaragaze icyavuyemo. Twihuse hakurya baduha amagambo avuga ngo niba ubu buryo aribwo tugomba kuboneramo imbaraga, ni iyihe mpamvu tutagira inzara n'inyota byo guhabwa impano ya mwuka muziranenge? Ni impamvu ki tutayiganiraho? Kuki tudasenga tuyisaba kandi ngo tubwirize ibyayo? Amagambo akomeye. Uhoraho yifuza cyane guha mwuka muziranenge abamukorera kurusha uko ababyeyi bifuza guha abana babo impano zimeze gute? Impano nziza. Ngo Uhoraho we yifuza cyane kuduha mwuka muziranenge kurusha uko ababyeyi bifuza guha abana babo impano nziza. Bivuze ngo ikibazo si Imana, ikibazo si utanga mwuka muziranenge, ahubwo ikibazo cyaba ari abagomba kuwuhabwa. Buri mukozi wese yarakwiriye gusaba Imana kubatizwa na mwuka buri munsi. Ibigo by'abakozi b'Abakristo byagombye guteranira hamwe bigasaba ubufasha budasanzwe, bagasaba ubwenge mvajuru kugira ngo bamenye uko bakwiriye gukora gahunda ndetse n'uko yashyirwa mu bikorwa mu buryo bwiza. By'umwihariko bagombye gusaba Imana kugira ngo
ibatize intumwa zayo yatoranyije ziri mu murimo wayo, maze zakire mwuka wayo ku rugero rushyitse. Mwuka ubana n'abakozi b'Imana azatuma kwamamaza ukuri bigira imbaraga zitatangwa n'icyubahiro n'ikuzo by'iyi si. Ese si byo? Mwuka ubana n'abakozi b'Imana azatuma kwamamaza ukuri bigira imbaraga zitatangwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose kigaragara kuri iyi si. Nifuje ko twakinyuriramo rimwe kugira ngo tubone kujya mu matsinda. Hepfo banditse amagambo akomeye cyane, n'ubundi ngira ngo tuzirikane. Baranditse ngo kuba umuntu agaragaza gutwarwa cyane mu by'umwuka mu buryo budasanzwe si byo gihamya kidakuka cyerekana ko ari iki? Ari umukristo. Kuba umuntu agaragaza amarangamutima ntabwo ari cyo gihamya nakuka cyerekana ko ari umukristo. Ubutungane ntabwo ari ugutwarwa. Ubutungane si iki? Si ugutwarwa. Ahubwo ubutungane ni ukwegurira Imana ubushake bwacu bwose, ni ukubeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana, ni ugukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Ubutungane ni ukwiringira Imana mu bigeragezo, mu mwijima kimwe no mu mucyo. Ubutungane kandi ni ukugendera mu kwizera atari mu bigaragarira amaso, ahubwo ni ukwishingikiriza ku Mana tuyiringiye tudashidikanya kandi duturije mu rukundo rwayo. Ngubwo ubuki? Ngubwo ubutungane. Ahari mbere yuko tujya ku mukoro w'uyu munsi, nifuje ko twakongera gusubira muri bya bindi tugiye gusengera mu matsinda. Hagiye kubaho gutandukana, turakora amatsinda ya babiri cyangwa batatu, hanyuma twibuke za ngingo tugiye kuzirikana. Iya mbere ni ugusaba Imana kugira ngo iduhe mwuka wera, iduhe impano ya mwuka wera irenze ibyo twigeze kugira gute? Twigeze guhabwa byose. Indi ngingo tugiye kuzirikana muri uyu mwanya ni ugusaba Imana ngo yoherereze mwuka wera umuntu wese uri mu bagize umuryango wacu ndetse n'inshuti zacu. Mu isengesho tugiye gukora, iyi ngingo iraturarikira kutizirikana twenyine, ndetse indi ngingo ni ya yindi yo gusengera mu matsinda dusaba guhabwa mwuka wera ngo twuzuze imbaraga zo kwihana byuzuye, atari ukwihana by'igice. Ubwo tugiye kujya mu matsinda ibi bintu tubizirikane, ndetse tuze kwibuka no kuzirikana gushimira Imana uburyo ari iduha mwuka. Tuze kwibuka kuzirikana gusaba Imana kugira ngo iduhe guca bugufi, ndetse iduhe n'imbaraga bituvana mu bunyantege nke bwose. Tuze kwibuka gusaba Imana kugira ngo isuke mwuka wayo no mu ijambo ryayo, kugira ngo ubwo turyiga ritugirire umumaro. Ubwo tugiye gutandukana, nyabuna ndasaba cyane kugira ngo ibyo bintu tuze kubizirikana. Turafata igihe cy'iminota 5 kugira ngo dusengere ibi bintu, hanyuma ubwo tuza kugaruka, turaza kugaruka tureba ku mukoro w'uyu munsi, hanyuma dusengere n'ibyifuzo. Uwatuyobereye gahunda uyu munsi araza kutugezaho n'ibyifuzo turi busengere muri rusange. Ubu ni umwanya mwiza wo kujya muri ya matsinda nk'uko dusanzwe tubikora, tuzirikana ibi bintu baturarikiye gusengera muri iyi ngingo y'uyu munsi. N'ubundi indirimbo ya 53, mwuka wera muyobozi. Mwuka